Hello, hello, mwongeye kwirirwa ni kuri Why How I Him, ni njyewe Mimi Mishu ugarutse. Turabasuhuje rero aho muri hose, iba ari mu gitondo cyangwa ari nimugoroba, aho uri turakuramukije, tunagushimira ko wongeye kugaruka kubana natwe. Uno munsi hari umuntu, ni umusangwa, araza kutwibwira mu kanya, kandi nizere ko ibyo turi buganire hari abo biri bufashe, nubwo rimwe na rimwe nagiye mbona amakomenti atandukanye, abantu benshi mubona tuba twabigize akarima k'igikoni, ariko Why How I Him ni therapy, buri muntu wese aba agomba kwisanzura akavuga mu buryo bwe, niyo mpamvu turi hano, nta muntu tuba tugomba guca mu ijambo, kandi tugahaving a good time. Bite? Muraho. Muraho, batwibwira se? Barakuzi se bakuzi gute? Hari umuntu utazi. Uri icyamamare? Ijwi ryanjye riranditse muri RDB. Hari uburyo twakoresheje ikiganiro ntangira witwa Safi Madiba. Afite akantu avuga ngo ijwi ryanjye utacyita ngo ryandikishe ngo rikaba rihari ngo ari ijwi ryanjye. Rero nanjye nari mwiganya mvuga ngo ijwi ryanjye bararizi, ariko ni njyewe. Wowe nde? Papa Genesis. Namwumvishe mwenyewe yahigereye. Bana yanjye Father's Day y'uyu munsi yari hatari. Happy Father's Day. Uko utabyumva? Umva Happy Father's Day ku bantu mwese mudukurikiye. Mfite abasingle dad benshi bari kurera abana bonyine, bitewe wenda nuko bitakunze n'abapatena babo. Umumama uri kubikora byose, uri kuhabera aho umugabo we atari, cyangwa impamvu zitabaturutseho muri abantu bakomeye kana muri kurera. Niyo mpamvu rero uno munsi bitewe n'ukuntu umuntu wo muri uru rugo, umutware wo muri uru rugo, ubundi ahubwo hari ikintu namenye uno munsi, buretse no wapi, hari ikintu namenye uno munsi, namwe muzambwire nimba ari byo. Last year Father's Day yabereye, buretse sheri, yabereye rimwe na anniversaire ya papa. Uribuka ko najyaga mvuga ngo ibera rimwe na anniversaire ya papa, kandi anniversaire ya papa iba kuri 16. Ubu nari nzi ko Father's Day yari kuwa mbere. Noneho last year yari 16 zari Sunday. Means Father's Day ni ibintu navumbuye ku giti cyanjye, bitewe ko ubushize papa yiselebuye na ntuza na anniversaire ye. None uno munsi yabaye Sunday kuri 15. Means ibigomba kuba ku cyumweru. Kuri ntuza research yanjye nakoze uno munsi, turaza kubireba kuri kalendari turebe nimba ari byo. N'izindi zagiye ziba nimba zaragiye igomba kuba ari Sunday, ko hari amafete menshi aba agomba kuba nka Labor Day, igomba kuba ari kuwa mbere buri gihe hano muri Amerika. Ibyo nabyo nabimenye kubera Genesis. So rero byashoboka. Birashoboka. Ariko rero sibyo ko rekenze na reseze byose biragenda. No, wabona umwaka utayibaye kuri 14. Buretse turaza kubireba, ndaza kubireba, namwe mumbwire nimba ibyo bintu nabonye ari byo cyangwa nibeshye. None Father's Day ni iki kuri wowe? Wari uvuze ko umugisha n'umunsi umugisha nk'indi yose. Umuntu utarabyara ntabwo wabimenye, ntabwo wigeze ubimenya ko bibaho. Bino kubwiye ngo mbimenye Father's Day baho. Kandi ni ya kabiri celebrate. Ni ya kabiri, ni ya kabiri kabisa. Uyu munsi n'ubu nayo celebrate byanyabyo. Kugeza ko nayo celebrate ara twayi celebratinze, nayo celebrate mbajije. ngo nimba soka nikakubwira twigeze gusoka duhita turagaruka. Mwagiye se? Twatugiye twagiye. Mwagiye kagaragara twihorera. Twagiye nukuvuga ngo njye natangiye gucelebrate mu gitondo. So Father's Day nkuko warumbajije, ni umugisha, muri make ni umugisha. Turi kubivuga nk'abantu wenda n'igihe nk'ababyeyi nkanjye, kuri njye uyu munsi it's more ababyeyi banjye, donc papa wanjye, nanjye ndi father uyu munsi. Ariko buri wese abikira mu kwibuka n'umubyeyi mostly. Ni nka biriya bavuze ngo niyo njyewe nagukorera Mother's Day sheri, ukayicelebrating, njya nibeshya ngo uri we
ngo mami mu wacu by'ukuri ntabwo uriwe Yeah. ku rundi ruhande uriwe ko nawe uhagaze muri uwo mwanya I believe nakubajije ngo uno munsi ni ubwa mbere imyaka yose nagiye mbona upostinga papa wawe uno munsi byagenze gute ko utigeze ni umupostinga ukuvuga ngo ya yindi ya riseze wavugaga ya papa wawe ndamupostinga ejo ndamupostinga riseze ejo nibwo Father's Day Nibwo Father's Day. uyu munsi nafirinze njyewe ejo ni papa papa Ubu- ndamwibikiye ubu twabihinduye twabishyize reseza azaba ari Father's Day buri gihe cyose. ejo nibwo nzafiringa papa nibwo nzamupostinga Okay. Harya uno munsi twari twavuze ni ibiki ubundi kugira ngo duhitemo iki kintu yambajije Father's Day akajya agenda akajya mu cyumba yadusekeje ngo tumukorere surprise akujeri wowe kuri Mother's Day sinakujyanye Mother's Day bandihiye hotel ndagenda nyine n'abasore banjye ntibajya bamva inyuma ariko byaje kurangira umwe abivuyemo atahana na se gusa arumva nanjye bari bankoreye ako kana nyibutse ibyo bankoreye byose ndavuga ariko hari aka gift of course ndategura nari nateguye ariko imwe irankoshoniza itinze ndavuga uyu muntu reka mfe kumuha aka gift kamwe natanze wari kufiringa gute iyo nta kantu na gatoya nta na kimwe uzi ko wandebaga ugaseka nakubwira ngo biri kunsetsa nubwo ndi kubivuga sha ntabwo muzirira ukuntu byari bimeze nari ndi kwisetsa se niyo utama gift kabisa nta kintu nari gutekereza wari uri kundeba ugaseka tu kubera akantu napostinze ka 50 ari kuvuga ngo ubundi ngo Mother's Day ngo nizo ziba ari ibikabyo ngo Father's Day ngo n'ama adverts aca kuri noza ama ads ngo bari kukwereka ngo umupapa ngo ari gukata pasiparumu ari gutera turunevisi niba ari amavisi mu gikuta izo publicité berekana urumva Father's Day ni igihe cyo kwitekerezaho cyane ugatekereza nyine mfite inshingano ari ngombwa ko nka Father's Day ya umupapa iminsi yose ari Father's Day njye numva ni kuri every day nakagombye kuba celebrated especially muri uyu muryango ubundi nuko hariya n'umwana agira umunsi w'umwana nawe ubaho umwana agira umunsi nawe draw y'abana ariko wenda nuko batajya so iminsi ubundi yose yakagombye kuba ari myiza tuvuze kuri Father's Day numva nk'uko abivuze nanjye mba numva twese twakagiye buri munsi dukunda kubivuga buri munsi umuntu aba agomba guserebura ugashima Imana no kuba uri umubyeyi kandi tunakomeza ba bandi bamaze igihe muri marriage bashakisha urubyaro urwo rusaku ruri mu rugo bakaba bati ibyo mwebwe mwirirwa muvuga ngo biri too much twebwe turabyifuza ni igihe cyo kugira ngo dushimire ibyo dushimire n'umugisha yarashatse umwana akamubura nabuze wabujijwe n'iki njye wabonze nizere kuri kumfata amajwi of course baragutera amabuye kandi sinzabikuramo zabikuremo reka nkubwire uzi ko aribwo nkibitekerezaho wasaga ntari nazi kuri kumfata umukeka kukubaza ikintu kimwe uzi umuntu wese utari wabyara sha nimo kuba igihe kitari cyagera ariko azamubona namusaba Imana kubera uzi Imana nta kintu ijya yimana kumusaba Imana none urashaka kuba ko batayisaba se barayisaba ko barayisaba ariko igihe ntikiragera niyo point yanjye so God timing ntabwo iragera igomba kuza ni ukuvuga ngo ariko hari ikintu kimwe hari ugusaba hari no kwizera no kurema ibyo ni ibintu bifatanye ni ukuvuga ngo wowe urasaba ukanizera ukanabirema ugarwana nabyo buri munota w'umunsi bana buri munsi kandi ibyo bikagendana nyine no kwirimita mu bintu kubera ukagerageza kuba umuntu utagira ibintu byo guhemuka utagira ibiki byo kuba umuntu mubi ushatse kuvuga ko utahemuka nakubwiye ngo ni timing niho nahereye nkubwira ni ukuvuga ngo nabikora hari igihe naba narakoze ibiri opposite y'ibyo ngibyo ngomba gukora ariko still nkamubona nka wa wundi ugira mu karya akantu rimwe bakahita babyara barabisabye niyo mpamvu nakubwiye wundi umeze nk'aho byabuze urumva urwo rugero mpaya gira
ni ibintu biba bihari. Imana yaremye umuntu yamubwira ngo genda Aburahamu, urumva rero Aburahamu ni segukuru w'amahanga, ni ukuvuga ngo umuntu uzanye afite ikintu agiye kurema, urumva rema. So ugomba kumuzana ikintu gishyashya kikaba, ariko ukakirema kurema. Njye niko ntekereza, n'umuntu wese utari wabona umwana aka kanya nabikora akavuga ati ariko se mana, bien sûr reka nkubwire, hari ibintu bimeze nk'ibitangaza. Ni ukuvuga ngo umuntu wenda mukuru, kuko iyi podcast ntabwo yumvwa n'abantu wenda bose bari abajene. Umuntu mukuru ugeze ku myaka 60 ashobora gusaba umwana atarigeze abyara, bya bindi twavugaga, ariko kondisiyo z'ubuzima wazibona ukabona ko nyine bibaye byaba ari igitangaza. Ariko still icyo gitangaza kirashoboka, ariko nyine bikitwa iki igitangaza. Ibitari ibyo mu gihe cya nyacyo bisabye, ngende mu bantu bizera yuko ubwo bushobozi. Nanjye ibyo uvuze ndabyemera, ntabwo mbihakanye, mbashije kubyumva. Ntimumutera amabuye abatari kumva ururimi avuga. Times hari igihe ntarwumva akarinda kunsobanurira kugeza kuri F kugira ngo mbashe kumva. iyi si ibintu hari komande umuntu agira, ubushobozi Imana yaduhaye bwo gukomendinga, kuko umuntu ikiremwa muntu kiyoboye isi. So ikintu no munsi twashatse kuvugaho, topic twari dushatse kuvugaho, yari yavugaga ngo ese umugabo utanywa inzoga niwe sawa cyangwa umugabo unywa inzoga? Ibintu nabyibagiwe yabyo. Yari topic ikiganiro tukigeze kure, tutari muri introduction, ubwo tutagiye. Icyo kibazo ndakibutse kwera, umugabo utanywa inzoga. Okay, nyine iki nyine kuri wowe, iyo wumva nk'abakobwa tukunda kuvuga, ndeka mvuge nk'abakobwa, ntabwo ndi buvuge nk'umumama ndi bugeremo cyangwa nk'umugore wawe, ariko dukunda kuvuga ngo ngewe nshaka umugabo utanywa inzoga. Ariko si ibyo, hari ababivuga, uzi ko hari abavuga ibyo, ariko none hari n'abandi bavuga ngo sinaje. Ariko sheri, hari ukunywa inzoga ukazinywa nk'umufundi, hari no kunywa inzoga nk'umuntu uri class ukanywa karahuri. Ntabwo tuba tuvuga izo nzoga. Of course, izo nanjye ndazumva. Abo bantu nanjye ndabazi, bameze gutyo nyine, babihinduye akazi. Uzi ko ataha akagwa kuri rigore ngo ageze mu rugo, akarara imbere ya rigore, bameze nk'aho ari akazi. Ndoge nabo icyo kintu harimo no kutikunda ku ruhande, kubera ko wikunda akazi, ntabwo ushobora guhita unywa inzoga ngo buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ngo upfa kuba wagiye mu kazi ngo wakoze akazi, ngo oya. Inzoga nazo ni ukuzinywa, I think harimo n'agapoze gake nk'umupapa. None hano muri Amerika cyangwa ni Burayi biri na limite, kubera ukuntu abantu ugomba kunywa ukirinda kwegera ikintu cyitwa vola, uvuga ngo ukanywera ahantu muri make ushobora gutega, cyangwa se ahantu uri safe nko mu rugo. Njyewe ikintu ntekereza cy'inzoga, ku inzoga nk'uko warumbajije, utashye rimwe uri mu rugo ukinywera akantu kawe gakeya, uri mu rugo rwose nta kindi kibazo gihari, wagira n'amahirwe ntihagire n'ikintu na telefone, kubera telefone buriya na disturbing, ukaba waba uri kunywa wibereye muri mood yo kwenjoyinga, ukumva nk'ikintu kikudisturbinga mu mutwe. So ariko utabaye icyo ngicyo winywera akantu wibereye mu rugo, njyewe numva ko icyo gihe n'Imana muba muri kumwe, nayo wasanga ibiri kukanywa. Nawe wamenya usesheri, ubwo wamenya gute? None se hari nk'umuntu uzi utanywa inzoga? Urishoboka ko Imana itakanywa? Mundi ni mbabatsi, murishoboka ko Imana itanywa inzoga? Oya, ntabwo ibyo turi bubigeho, reka ibyo tubisimbuke, tuzabishakira ikindi gihe. Uri kumwe na Jack, icyo kiganiro uzagikorana na Jack. Umwaka wa ni iki? Hari umuntu uzi story ko aho usobanura uvuge nk'ibintu bibi byawe. Nka papa wanjye ubyuka mu gitondo saa 12 kubera bari soba, akazinduka akaza kongera kugaruka twa activity muri nk'abadolescent.
hari ukuntu ayo masaha n'utwana tuvuye ku ishuri ariho twinyabyanyabya dufite aka freedom gake gakeya, ibyo bintu ugasanga murabibuze nk'abana muri kumwe nawe mu rupangu, niko muhora mu dukosa mu duki n'uduki, so ukabona umeze nk'aho ufungiranye. Urumva rero biriya bintu umupapa unywa inzoga we aragenda agaca akantu gake gakeya, icyakaba ari no kukanywera mu rugo atanabizi niyo mbonye nk'abana bari nko mu cyumba bapfa kuba batari kunyurira ibyo barimo byose ujye ubimbwira ukambwira ngo ntabwo utuje, niba numva bameze neza hari ikintu se bari bube aho bari bameze. hari peace abagabo bagira iyo bije ku rusaku rw'abana. Ashobora nko kwicara hano mu rugo ni ukuri ukabona ari relax, nkavuga gute utuje, aba bana tutazi ibintu barimo muri uri kumva bari kurira mbese bari kurira bameze neza. Ariko ikindi rero wenda hano natwe turabafite banywa inzoga ukarara unywa na experience, akabyuka ajya mu kazi. Aho hakunda kubaho utubazo twinshi muri marriage kubera ko n'umupate nawe nimba atanywa hari byinshi mugenda mushwana. Nk'abantu rero bari mu Rwanda kuriya kuntu umuntu anywa ukava mu kazi 10:00 cyangwa 11:00 ugataha 8:00, hari ikintu abagore bakora akakubaza ngo uriye cyangwa ntunamubwira ahantu wagiye, wowe uri mu kayeri n'abajama ntiwibuke no kuvuga ngo ndi kukaza uri kunuka umufuke mu gitondo. Agomba kugutegereza. Uri kunuka umufuke mu gitondo ntumugize, ntiwamubwiye. Uri kumva se biba biri fe, hari umuntu wakifuza ibyo bintu bya buri munsi? Ntabwo ari sabaye nka rimwe bibaho ku muntu w'inzoga sheri, ni rimwe buri cyumweru cyangwa buri kuko nanjye utwo tu experience twaratugira shawe uyu mugabo ibintu yigira si byagushizeho. So no kuvuga ngo sheri mbwira tuvuye kuvuga ngo wenda ngo inzoga ngo umuntu utazinyweye ugataha wazinyweye, ni ikihe kindi kibi cy'inzoga? Ikibi cy'inzoga ni byinshi. Ubyukana hangover zishobora gutuma umuntu muri kumwe utazinywa, hari ibintu byinshi bishobora kwangirika. Tuvuge urashaka wenda nko kwiyamburasa n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ariko imagine ufite umugore unywa inzoga utazinywa uri umugabo. Nuko narya urya amafi ntago ndya amafi. Tuvugisha ukuri sinaretse urugero sinaretse nkunda ifi yanga amafi ntanubwo ayirya ntanubwo no kuyanga gusa wenda si kenshi nyine wowe urabimetriza ugenza sinzi, ariko narabiretse sheri urabyibuza njye ntago nkubuza ifi, ariko byaba byiza uyiriye. Reka mbabwire, uzi ko nashoboraga guteka ifi akinjira akahita ngo Genesis ari kunuka amafi mbese umwana namuha just kujya nkumva rero biri so annoying kuhora buri gihe nyine ubanga ifi iranuka byo nimva nanjye rero ntago wakambujije, ariko birakubangamira feeling bikubangamira bingana gutya ntago ari gake sheri. Oya nyine ndabyumva ni ikintu uzi ko twigeze uribuka dusohokana bakago ifi gakeya ukajya kwibrosa muri hoteli ntabyo wakibuka nyine sinyirya ntago nyirya, ariko icyo ndi uwo ninjye urumva ni kuri njye, nawe ntago nguhaye inzoga ntago nguhaye ngo we ngo yiwe none se ni nk'igiki bira nyine waruvuze ngo umuntu ngo ayinywa ngo atayi cyokoze. I think ko ubuzima buri soba tugiye hejuru ya byose ushobora kuba bwiza, urumva buri bwiza kunywa byinshi udashoboye, ariko nkubwire ako hari abantu bose bahora banywa. Ndabazi turanabafite b'abacuti banjye twakuranye n'ibiki wa muntu mutangira kunywa ugahita umubwira ati ubu ndabizi ugiye guhita usinda, urumva akimara cyangwa akazi wawe ntataha akarara mu nzu uzi uko biri bugenda, umubwira ati ubu aka kanya kandi wasinze. Ibyo rero ni fo, ariko kuvuga ngo wanyweye ugahaguruka udashobora kugenda kudandabirana ubundi nagasinyirwa ukubona umuntu aragurutse ukabona yatakaje kiribu umuntu bibona hano mu nzu ndi nka njyenyine ndi nko kubyina ndi kurumva nk'umuziki wenda nambaye nka ekute bishobora kumbaho pe inkumva ndi kurumva tuzigzage ariko nkanabyumva. Ariko kuvuga ngo nagize ntago njya nko kuri urwo rwego rwo kugira. None se reka mwibatiza akabazo, kubera iki aya masaha y'ijoro uba wambaye ifi?
muzi ko wayiha ibintu bibera inyuma y'inoti mugiye mureba abagesiti bacu simbizi ukuntu ameze, yambaye fime, yambaye bandana kandi turi mu mwijima, nta matara ari kwaka, abana bararyamye. Ubu ngubu nyine ni ka kagoroba uvuga uti reka tujye vuba vuba, umwe araba akangutse mu kanya. Yambaye n'intuza n'ikanzu y'abashehe. none se ucuzinga gute imyambarire? Hari umuntu wambajije abarimu ba Genesis barambwiye ngo ariko papa Genesis arabona ko yambaye uri arakeri njye nzi ko arakeri ari impunzi. reka nkubwire Jeannette zo ntabwo ntibuzivugeho. kubera iki? tubona ibintu byinshi byinshi, so tuba turi kubirimita ugakuramo gutyo ukareba neza. Mbega ibintu ubona we aba hahiye. Nakunze ya ndirimbo ya Riderman ngo muduhisha imboni kubera iyo wibeshye ukareba gutya ubona ibintu bibaho n'ibitabaho. Gusa ni ukuvuga ngo abantu nuko babayeho. noneho muzi iyo ndirimbo ya Riderman isohoka, yasohotse ndyamye, araza arambwira ngo ngwino wumve, ntukajye umbaza ibi bibazo buri munsi mubaza icyo kibazo, ngo ngwino wumve impamvu nambara fe. Kandi hashize igihe kinini baye tujya so kumva abantu bari kuvuga, ntago nari mbimenyereye. Ariko nanone icyo se ubitangiye kubiri ino wayiha kimwe. Yego actually ni yingi yatangiriyeho njya kumenya ikintu cya podcast, numva mbaye na interested. Njyewe ubu ngubu abantu turi kuvugana nakabaye na expectinga ko bari kumbura, nibyo nakubwiye kubona cyangwa uzi cyangwa ari ariko njyewe yagiye kwitega nshyireho kamera. ndakubwira ngo ngiye kuyambara iyi ngiyi uzi ikintu isobanuye, red na black, cyane cyane red. uburi twe turaba Republican. mutubabarire ntabwo tubishimiye, reka ibyo tuzabikata, ntabwo tubishimiye, reka tubave umutakomeza. ibintu muri tuvugure ubu Republican rute bari kubirukana, uzi ko utemerewe gusubira i Kigali ubu ngubu ugiye waherayo. Republican ariko ikintu bisobanuye aya mabara ntabwo ari hano muri Amerika gusa. Mwebwe muhita mubijyana, mvuze ngo Republican, mwebwe muhita mubibona muri ibi bya Amerika na hano Democrat n'aba Republican. Ni ibintu birenze ibyo, it's culture, ni culture worldwide. Ni culture worldwide, ntabwo ari iby'abanyamerika ba hano. Ni ukuvuga ngo twebwe turi abantu nyine dukunda where we from. Twebwe turi abantu bakunda aho dukomoka bya nyabyo. Okay, so twe tubifata mu buryo bubi bitewe superficial ni gutya hejuru bwa Trump, tukumva ko ari Trump, mukumva n'ibingibi wapi. Twigarukire kuri ya topic wari wanyweye agacupa ukavuga ati shariya nakotoye kabisa. Bibaho cyane ariko ntabwo bivuga. Ariko ni nk'inshuro nk'eshatu mu buzima. Muri marriage cyangwa hanze ya marriage? Reka turebe. Ukavuga ati sha none bya bindi buri munsi yirirwa yivugisha ngo nkwe ahangaha. Sharika nkubwire mu ma etape yanjye yose y'ubuzima byabayeho, muri etape zose buri yose ngiye mfite akantu kamwe nibuka kuri etape yanjye z'ubuzima. Wanakoze accident uri mu buhinzi, wagonze umwana harya? Njye naciye umutwe gutya ipine rimucaho ry'imodoka. Mfite n'imodoka nsize umuntu umufungiranye, twajyanye mu mujyi witwa Bangalore, twagiye gusura umucuti wanjye. Yagiye mu kirori adusigira inzu. Ngiye kugura inzoga mu gitondo no mu modoka izo nagiye kandi ubwo mwari twatwaraga imodoka biriya muvuga ngo byo gutwara ngo wanyweye. Twafataga ugahaguruka ugiye gutwara amasahane ukagura ikintu cyo kunywa. Njye naguraga ikirikeri cy'iwhisky kinini cy'igifuru n'ibibiya bine, ubundi ngafata umuhanda. Barakohereje kwiga? Ariko narigaga, nari umuhanga cyane, ntabwo nigeze ngira ama examen yo gusubira. Ariko n'abantu benshi barabivuga ko ari umuhanga, ntabwo ari ibyo uri kwiga. N'ubusanzwe umuhanga n'ibintu none byose nkora. Gusa n'ibintu byose burankora ibyinshi biba biri karikira. Abantu bashobora no kubona uri gukora ibintu utazi, ariko njye mba mbizi. Hari n'igihe mbyuka nkavuga nkajya mu mitwe w'abantu
bigashiduka cya kintu natekereje nkihinduye kugira ngo niyadapute mu bantu ariko mbizi ko ari ukwiyadaputa. none se iyo story y'umwana yarangiye ite? Iyo story yarangiye nta muntu n'umwe nkozeho, barangose. Umwana namuciyeho, ibaze ko twagiye gukora CT scan bagasanga umwana nta kintu na kimwe yigeze asaba, Zahise zigushiramo ariko. ryahise zinshiramo, baranyataka. Noneho papa nahise nshiduka, nsohotse bagiye kunyataka njye ndi gukiza umwana. Bya bintu wagira ngo nibyo muri filime. Niteguye ku kiba cyose, urumva nari nimbyiteguye, nari mbitswe imodoka yuzuyemo ibintu by'ibicupa abantu banywereyemo nijoro twasohotse by'urugomo n'ibiki. So ndavuga ibi bintu ntago ntakiri bubi. Abahinde bahita bagukubita, bahita bakwataka, kandi kuko bose baje bagiye kunyataka. Ariko papa w'umwana bibonye ukuntu nabwiyaga njyemo mundetse gatoya tubanze tumugeze kwa muganga, ni hano hafi, ubundi ibindi byose mubinkorera, icyo mushaka cyose ndabyemera. Ariko umwana ari ku bitaro, niko kagingo nababwiraga. Nagiye no mu modoka, abinyuma bari nko kwenda kunkubita, papa yagiye yicaye akajya kunkubita, akabafata. Abahinde bari brutale, ndabwa murankubita tugeze tubanze tugere ku bitaro kunkubita. Ndahari kabisa, nta tubanze tugeze umwana azajya amagarara mu bitaro ndi gusenga bya nyabyo byo kumedita. Ihari ya danje abahinde, umuntu uza yose birangira umwana akibwiye ngo none ngo ngiye kureba ngo abantu bambuze ngo nasizemo ibana nko kwa kumuruse. Ariko akaba njye nagejeje umwana ku bitaro nta natanu nishyuye none kugira ngo byemere. Izo examen zose narasisabaga nk'umuntu nyine uzuto examen gake gake tw'ibintu bakeneye. Ubundi mbacamo ndigendera ngo ndi bugaruke, bakazajya bampamagara narasubiye mu mujyi wanjye. Nahise mpita naakselera mpita nisubije mu mujyi wanjye. Nkazajya mubwira ngo nzaza kubareba, ariko nabaciyemo mu myanya y'intoki. Umwana kandi arakira. Ariko iyo ngiyo ni nk'ikintu Imana yankoreye. Sinzi niba mwarajyaga mwumva nk'umuntu ngo wicaye ngo bamufate ngo nka bisi yafashe umukobwa ku ngufu, ugasanga nka bisi yose babikoze. Urumva abahinde ntabasaza. So ibyo bintu rero byabayeho, ndavuga ati Imana irangishije. Ariko still ntago nyine utwo tushamana yagikukuye kure rero sheki nawe. Ariko nyine ni gake gake, urumva nyine ntago nari nasinze, nari nanyweye inzoga, ariko nta kibazo. Urumva ari ikibazo, urumva narabyitwayemo neza nk'umuntu utanyweye. Tuzema kubera ikibazo. Ni Imana. Actually sinavuga ko ari njyewe. Nese kuri umudive ni gutunywa ntuzi uri umudive. Njyewe ndi umudive, nibyo nakubwiye. Kunywa gake gakeya kubyinda yananiye. Kubyinda yananiye ndakemerewe, nurese ko na Bibiliya byanditse. Arakabito ejo nabonye ngo umugabo amaje ngo uracyanywa inzoga ngo n'uburyo ari arangije amubwira ndi umukristo dukunda abandi tasoma byeri ngo ndakwikundira. Ariko hari igihe nazazibaha. Njyewe ubwanjye turi kumwe barakuze kuri ya mind mbona yuko uzaba ukize. Niyo ndaba nyigira nk'abapadiri muri kuva. Waretse ukimuka tukinjira umujyi kwa Kiliziya. Niho turi batariho turi muri kuva. Tugomba kuzigabanya. Twaba twanazinywe ariko mukatwishimira. Reka nanone nkubwira ikindi kintu. Buriya akanyamuneza k'umupapa yanyweye inzoga ari kumwe n'umugore we. Ntabwo aba yishimye kurenza umuntu uri soba. Ibyo bintu nabyo uzabibaza undi muntu akora ubushakashatsi akubwire abantu bari soba n'abantu babinywereye gake gake kawishe gake. Zindyohere twaba turi kumwe tutari kumwe, ndi kuguhamagara uri kunyereka abana banjye, donc nkaba ndi gucelebratinga tutari kumwe physically ariko tunari kumwe. Urumva turi kumwe. Ntabyo gutekereza ngo ngire ngo ikindi kintu njya kubera biriya bintu uraregreta, kandi bikanagutuma n'ubuzima bwawe butinda. Kuko iyo uri gusenga, iyo uri guconnectinga na nature, commande tugira ya nature igendana n'ibyo dukora. Ntabwo wasaba ibyiza ukora ibibi. Ni bya bindi bita karma, ni bya bindi bita simbizi ngo what goes around comes around. Ari ikintu rero ibyo bita ngo karande, bya bindi twavugagaho ubushize. Hari ibintu
ubu uvuga ati ngewe ibi bintu mfite komande yabyo sibyo nkikeneye. Yeah. hari intuza ubushize wa mushitsi wanjye wari uri hano last week yari ari hano Olivier mwari muri kuganira ukuntu abagabo nyine banywa inzoga abindi bintu buriya Olivier twese tuba inshuti, iyi buriya ni inshuti pe, ntabirenze gaki naba nagukoreye se wanyweye ukuntu. Reka mbabwire mwa uyu muntu nabwe mubwire mutubwire, ariko sinzi niba tubivuge harya. ibiki Kera ndi mu Rwanda uyu muntu twigeze kujya kunywera abantu bazi i Nyamirambo kuri 40, mutubwire wari mu ikosa, muzabitubwire. uwo mutipe arakangutse uwitwa Shani genda umuzane ntaribi maybe so iyo story se ninde urashaka nyibatere cyangwa urayibatera? wowe ntaribi. Okay, umva ukuntu byagenze rero. Hari umunsi hari konje sinzi ya leta nyine kumwe baba hakonje, nk'ejo hari kuba konje iri prolonge cyangwa bendaga kwinjira mu cyunamo, noneho bafata konje bahita bose itariki bazamara abantu bagize nyine bari mu rugo. Arasohoka avuye ku kazi baragenda bajya hashani barasohoka n'abashuti be, urabyibuka nanjye kubatega story nyine ukuntu ahantu uko byari byagenze. Ndumva twari tugiye gutangira icyumweru cyo kwibuka. Mufite konje kwa kundi muba nyine muri kuvuga ngo muzamare 1 week muri Shani. Sorry guys. Ubwo barasohotse bagira gahunda yo kujya hari piripiri. Abagenzi barakubwira ngo batware mujyeyo. Agira ubwenge arampamagara aravuga ati murabizi kugira ngo ryo agumana namwe umugore ari mu rugo kamuhamagare mumfashe kumwigisha kugira ngo turebe ko yaza tukajyana. Umugore uri hano afitwita afite nari nka 7 months cyangwa 5 months pregnant. Yari nka 5 gutyo. Ariko ntagiye kuzana kamora ariko kujya mu bantu niki. Arampamagara ati ceri wambabariye ko dushaka gusohoka ukava mu nzu nanjye tugasohokana n'iki. Urabona nyine ba bantu batwita nabi, ariko iyo yatangiye kuzana mu birumvikana ko twe tumaze igihe tudasohokana. Nditeguye baraje baramfashe, twabaga igikondo baramfashe turasohoka. Umva bigeze kandi ndi soba sha mwumve ko nanatwita ariko ntaribi. Biba ngombwa ko tudropa kuri 40. Byagenze gute? Oya komeza. Bigeze kuri 40. Murabona hano ku munsi ya sima, murabizi ko ari umuhanda mushyashya bubatse umanuka kaburi umanuka ukomeza. Turabasize situmaze kubasiga muri kumva ukuntu yiri wankoresha. Mu by'ukuri yagiraga ngo abashe kuza kwinywera neza afite shoferi. Ariko kuri kuvuga ngo niriwe hari sangapi? Nari watangiye karisheri mu gitondo. Ibyo ndi kuvuga tuba dropa byari mu gitondo. None se bafunga ryari mu Rwanda people? Si bafunga bukeye? Bafunga bukeye. Nambwiye ni barakubeshyesha. Harya niwe wari watwaye ahantu hose kuva nijoro. Ndambwira ntibarakubeshye ntiwanywaga amazi. Atariko ushatse kuvuga ngo nasinze. Ndamubwira wanywaga amazi nimba utasinze ngewe uri soba meze gute? Ngo ngira ko nasinze ngo nge natwaye ahantu henshi. Ndamubwira ni mwize kumbwira nimba narakosheje. Ndamubwira ni nge ntabwo ndi bwicare ntabwo uri bwicare kuri vore, aho kujya wicare kuri vore ndatana amaguru. Agira ngo ni joke. Atoke. Ubwo nahise nyivaho sha mwumve ko nari nanaje nta wallet nari mfite yari iri mu modoka, amafaranga nayasize mu rugo ko nari ndi kumwe n'umutware, nambaye imyenda nambaye akamini, ibijambe byose biri mu birere. Mwijoro sinifubitse wajya ngo nakaraya gatashye kavuye gutega we nuko ndasohotsemo umujinya uranyica nanga kuyisubiramo nanjye nuko ndakomeje ndagenda agira ngo ni imikino. Yahise yicara kuri vore. Umva nta kintu na kimwe na telefone ntayo nari mfite, yari irimo imbere mu modoka.
turakomeje turamanuka muri kwabona nyine uwo muhanda uza guhura kuri sejemu kuri sejemu ukamanuka ujya ubwo twatahaga abantu barawuhuza uriya muhanda abantu bava Gikondo Nyamirambo bajya Gikondo niyo nzira ihari twatahaga kuri twari dutuye hafi uturutse hariya ku mugore utwite ayo masaha amezi 5 turagiye ugenda n'amaguru nanjye ngenda n'imodoka tugenda gake agenda mbwira ngo sheri ngo shango birakubereye byatangiye biri fani cyane umugabo uri hano atesha umutwe nuko ishasheri atuzi ko wari ukeneye gukora siporo umwana uri mu nda akeneye siporo wari umaze iminsi rwose uri mu nzu yo birakubereye sheri umujinya noneho nkumva ndi nko kugenda n'igikara umujinya uko ukomeza kwiyongera haje kuza umumotari kandi koko ntayo nari gusubiramo ntawe nzi ngiye ntwara ungeze aho nkubwiye ati mabuja ateka nkubwire uyu muntu ushobora kuva ashaka kungonga cyangwa ndamwa ntabya gukora arakugonga se nanjye ngonge ngo ushobora kuva ntakakureka rero mabuja ngo uri umuntu wa nyuma ndarushye sinshaka gushwana n'abantu reka nitahire rwose mbabarira noneho kamere isi izamuka ndavuga na bya bindi byo kuvuga ngo nari kuyijyamo kamere yarazamutse amaze kugenda yarasetse umuntu yaragiye kumwarira y'umugore muri yumvaga yamutwara akoshera ubutse yumvaga yamutwara ariko mutubwire okay reka nanjye none nihutisha story simwabyuze ukuntu byabaye twavuye aho hantu ngenda mugendera gake n'amaguru mubwira sheri wakwinjiye mu modoka ati reka sinyinjiramo nkambwira nta kibazo dufite ngenda gake ngenda nkata ahantu nkatinda gake agakata kagenda gake nkagera imbere nkahagarara turinda tugenda noneho tugera no mu rugo nyumva ko wakwinjiye wibaze ko twagiye ku gipangu rimwe noneho ngo agiye ngo kumpima arinjira yanga gufungura igipangu ubwo ngo aramime gusa noneho twageze no mu rugo no mu buriri ndivuga ko se nkawe nabaye wari urimo n'ibiki ibyo bintu mutubwire ari sanse gufunga umutwe gutyo ko nanjye numvaga wenda yavuga ko umuntu yari yanyweye ariko nkuko nari namwihoreye agatwara hari wenda usibye kuvuga tutica n'amategeko ya polisi wenda n'umuntu watwumva ntiyumve ko turi gushishikariza abantu kuba wanywa inzoga ukanatwara kuko nta nubwo byemewe ya n'ibiki turabizi na risike n'ahariho hose ariko none wenda ako kantu ko mukumve nk'agasenariyo kari kabaye hagati y'umugabo n'umugore bari kwikwagiwinga ku kintu kimwe runaka byari ngombwa yuko atantrustinga cyangwa ngiwe nari kumureka agakomeza agatwara kuko nanjye numvaga muri ako kanya nkeneye kwicara kuri vola numva mfite nyine umutekano nta nuno munsi ntawe ufite rimwe byabo ntabwo bishoboka reka rata mbabwire abagore muzashake abundi umuntu ushaka cyangwa se bazi ko atari reka mbabwire experience menshi yananyweye stories zose arazifite ni ukuvuga ngo ngewe twagize nubwo mushaka kumva ko gasekeje ariko ngera noneho mba muri Amerika nzi ari joke ku bantu bo mu Rwanda kubona makete hari n'undi ugutrustinga ntago nagutrustinga ko ntago na trusting we kuko ni inzoga hari akavido buri muntu wese agomba kubyuba uza maxida ariko aba buri munsi abantu bapfa kubera utwo tuntu mwamwivugisha ngo muri control ariko nari nyifite n'uyu munsi ndabyemeza ko nari nyifite nayo ariko nanibagiye ko hari Imana yagiye inkiza no sheri ushobora kuyigira I understand ko ushobora kuyigira kuko uracyabyibuka urabyibuka rega sheri reka nkubwire buri kintu kimwe cyo ku nzoga urumva inzoga ntago zigenda ngo zisaza umuntu ubundi n'ibintu twebwe tuba dutinya nibyo nkubwira hari urwego ushobora kugeraho wenda ukicara ni polisi ntago ari kuvuga ngo ukuba rwose wumva wicaye umeze ufite agakontorore imodoka burira ryo uri gake utanyweye byinshi na polisi nayo irabizi bavuga ngo gerayo amahoro nywa gake umwe mu rugero so kunywa gake hari igihe wicara ku modoka kabisa ukumva uratwaye ikibazo cyonyine ari umuntu wakugonga noneho polisi ikazamo ikabapima igasanga nawe wari wanyweye akantu niho haziramo na risika apana kuvuga ngo wenda ngo wowe wataye ubwenge ngo uragonze how about umuntu wakugonga noneho bikaba ngombwa ko bagupima
Yeah. cyangwa imodoka ikaba yagupfira igahagarara mu muhanda na accident ugapfumukisha amapine wenda ahantu hari dangere polisi yaza igasanga wananyweye akantu ibintu nk'ibyo nibyo uba wirinda nyine utwa accident ariko wibereye mu rugo njye numva ko kunywa akantu gake gake nk'abapadiri ntaribi. Yeah. Rero reka ndabona tunujuje n'agasaha kari akantu twari twavuze reka tuze tubaganirize nayo imaze iminsi ntari gukora ntabwo biba byoroshye kubivanga abana bararwaye natwe time ni ikibazo ariko ndi kwibaza hari icyo abantu bari tubivuga nk'aho biba biri joke ariko ndibaza umuntu ushaka kugira icyo akuramo yagikuramo. Mushaka kumva Fidel ari kubivuga gutyo ukumva biri fani cyangwa ari uri kumva asa nkaho ari kugutera courage yo gukomeza kubikora ariko ndabizi ko atari by'abagambiriye. Ntabwo ari by'abagambiriye aba ari kuvuga story ye cyangwa experience yagize kandi arahageze naho yavuye. Ukatikita rero ukajya unamwinginga umuntu wamfungisheje kubera haje natwo twaruduhaye two mu Rwanda banyakiriye kabisa ariko nzakubwira ikindi gihe. No, inzoga ni icyo turi kuvuga, inzoga ni nziza ku bazinywa ariko hari ibyo ushobora hari ahantu ushobora kwisanga utagakwiriye kuba uri kubera ngo atanywa inzoga ngo nibyo byiza kuko wakwinywera akayoga ukiganira gake gakeya cyangwa ukananywera mu bituma akantu hari ukuntu naganiriza n'umuntu muri filozofi ukaba wakwinjira muri mind y'umwana kuruta uko waba uri soba uri kumubwira nk'umubyeyi mukagenda nukamwinjizamo agashuka n'abandi nanone banazinywa bakaba aggressive. Ibyo ngibyo nyine ni bibi, ibyo ni bibi, ibyo ni bibi. Umwana ni umutware, umwana ni umutware. So urakoze cyane Sheri, thank you. Isomo uraribahaye? Harya njyewe nize icyubura, reka ndebe ikintu nize. Wabwira wowe ukiri muto njyewe ukiri mutoya uyu munsi ni umunsi w'abapapa duharanire kuba abapapa nk'aba babyeyi bacu bari urubyiruko rw'uyu munsi sigaye mbona dusigaye dusaza ariko wagira ngo ntago tukimeze nk'abapapa bacu. Harimo abatigeze bagira, wowe ushobora kuba waragize papa umeze neza ariko hari udafite urwo rugero. Wowe vuga kuri wowe. Njya kuri papa wanjye yari seriye cyane ni n'intwari yanjye ku buryo rero mba numva nakora kumurenza ariko ubu ngubu sindanamugeraho kandi bashaka no kumurenga bya cyane ari nabyo nifuriza n'abana banjye. Nakwifuza ko abana banjye nabo bazandenga ni nawe urumva rero sasa urukundo rw'umubyeyi ku mwana we wa nyawe ibyo bintu tuzabivugaho bya bindi byo kuba karagaciye murabeho mugire icyumweru cyiza twari tunyuzeho hano kandi turabakunda atari bya bindi kubera ko abantu benshi bari hano n'inshuti. Umubyeyi w'umupapa yishimira ko umwana we amurenga. Ni ukuvuga ngo niwe muntu wenyine wishimira kubona umupeti donc umwana we arenze ari excellent. Si kimwe n'umubyeyi w'umumama donc umubyeyi cyaba ababyeyi wenda batita ku bana imiryango. Uri umwana ni mu mpamvu zo nk'abandi twavugaga n'utari wamubona ni igihe kitari cyagira ariko nasenga yizeye Imana izamumubona. Natwe tubafite rero tugomba kuhaba for them. Nicyo kintu nize aka kanya, nize ko ngomba kuhaba for my family. Family first, family second, family third. Kandi mukomeze muduhe urukundo rwinshi, mu comment bya bindi bajya bavuga gushare. Ngaho murabeho papa.